Hello guys, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza. Twongeye twagarutse kuri YouTube channel yanyu ari nayo yacu. Nizere ko mumeze neza, ni Irene nk'ibisanzwe. Ahangaha kuri ya Family TV show. Nizere ko mumeze neza, abantu mwese muri mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Nizere ko mumeze fresh. Dufite ingingo nyinshi cyane tugiye kuganiraho, dufite ibintu byinshi cyane tugiye kuganiraho. Filime y'isereri yamaze kugera hanze, nyuma yaho abantu bashobora bayitegereje, yamaze kugera hanze. Abantu bose barangariye filime yitwa isereri, yamaze kuba isereri mu bantu. Ibi turaza kugaruka ku nkuru ziriwe zicaracara ejo bundi ku musobanuzi wa filime witwa Rocky ndetse na Nyambo, bivugwa yuko bashobora kuba bagiye gukora ubukwe, bari mu rukundo ruryoshye cyane, bari mu rukundo rukomeye cyane. Kera kabaye wa musore wanyu uhora uvuga ngo ntawagereranya inzoga n'ibintu by'amafuti, yaje kubona ikintu cy'amafuti kimuyemo ubwonko. Uwo ni Rocky. Turaza gukomeza showbiz y'u Rwanda irashyushye. Hari YouTube channel nigeze gutemberaho yitwa ngo ni Jambo Films, batangiye kuzana uburyo bushya bwo gukina filime bumeze nk'uburyo cyangwa bimeze nka bya bindi byo mu Buhinde, ahandi ujya kubona ibintu by'ibaraga bidasanzwe muri filime. Bya bintu biramutse bikomeje byabyarira umusaruro sinema nyarwanda, kandi byazamura abayireba ndetse n'abayikurikira muri rusange. Turatambuka tugere ku mugabo witwa Papa Sava usaje asazanye ubusa, nta mwana n'iki. Dore ko Tukuwote amaze kwijajara no kubishakira igisubizo. Tukuwote akaba ari mu bantu bavuga ko ashobora kuba agiye gukora ubukwe n'umukobwa utaramenyekana, wamenyekanye ahandi hantu ariko utaramenyekana mu maso hose. Uyu munsi turaza kwivanga mu bintu bya siporo. Murabizi ko ejo bundi habaye derby, umukino w'ikipe ya APR ndetse na Rayon Sport, byaje kurangira bananganyije kimwe kuri kimwe, ariko biravuga yuko abasifuzi bashobora gufungwa bitewe n'uko baba bari ikipe. Turaza kugaruka ku ndwara y'abakobwa. Umukobwa ujya imihango. Turaza kugaruka ku ndwara y'imihango abakobwa bajyamo buri kwezi. Turebe ese ni izihe ngaruka umukobwa ashobora kugira mu gihe nta mihango yabagiyemo, ni izihe ngaruka umukobwa ashobora kugira mu gihe yaba yarebye akabura imihango. Mu mutwe gupanika no kumva ataye umutwe mu gihe atarashaka. Kuri subscribe ubundi dukomezanye ikiganiro 5 kuri 5. Turaza kugaruka mu kanya tubabwira uko ibintu byifashe 5 ku kandi. Twahereye kuri filime yitwa isereri ejo yasohotse ku masaha ya saa 2, ariko ubu tuvugana imaze kubona hafi 100,000 binarenga kure ku rubuga rwa YouTube rwa channel shyashya ya Irene, aho filime ye yitwa isereri yamaze kugera hanze, yamaze kuba isereri mu baturage, yamaze kuba sinzi ko twabyita, aho abakundana na Aish, ariko Irene agira gute ari umutwazi w'ibishingwe. Abantu mutarayireba mwagenda mukareba, nta kibazo mukareba ko bimeze. Gusa ikigaragara cyo abantu bari bayitegereje amatsiko menshi, yari ifite vibe nyinshi cyane igomba kuzana mu baturage. Nizere ko mumeze neza, abari Gatsibo, abari Rwamagana, abari mu mujyi wa Kigali, intara zose zigize igihugu. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza. Abantu mutarakora subscribe ubwo mwaracikanwa kamemo. studio za Family
nizere ko muba mwashimishijwe n'ibyo tuba turi kubabwira. Ni Irene ahangaha kuri Ibyuya family. Abantu mwese muyo bamwumva. Abantu mwese mwamwumva uko ibintu bimera. Abantu mwese wari wajya kuvoma uko witwa imigeri. Wapi. Nkamatera gastori gato. Badutumaga kuvoma. Tukagenda tukabayo twataha bakadukubita. Ibyo nshaka ko ari byo bigiye kuba kuri roki. Iyo mama we yahagararaga ku musozi hejuru, yarangiza akaguhamagara, wabaga ubizi yuko n'igiti gishobora kuza kubizamo. Hagati aho rero kagenda mbabwira amagambo amwe n'amwe y'ubwenge kandi yo kugenderaho kandi yo kugira wafatiraho nk'icyitegererezo. Yego, hari ibintu bimaze kugaragara ko abantu hari bimaze byakushaka ko bamaze nizere ko nta muntu ukinyura muri shatari muri Kigali. Yembe bivuga ibintu amazina yabo. Kera kabaye twaje kuvumbura indwara yuko abantu bifata mu masaha y'ijoro bakanyara mu kadobo hamwe bita shatari. Iyi ni museke nimona arakara. Ibyo ngibyo mvuga ni ibintu byanyabyo. Biragaragara yuko abantu bifata bakanyara muri shatari bafite amahirwe menshi yo kwandura indwara z'ama-infection. Sinzi ngo ni ibiki ariko ikintu mwabasha kumenya nuko abantu bakora gutyo bikunze kubaho cyane. Abantu mwese twabanye guhera ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, nizere ko mwakoze subscribe, nizere ko mumeze neza. Ni big man Irene kuri Ibyuya family. Nizere ko abantu mwese mumeze neza. Who is the baddest? Nyamusazi wanyu we bari ku buhanga bw'ibyuma. Ako bakobwa mufana iki no kwiyemera. Twikomereza rata ibi by'abazungu tubireke. Nushaka kumenya inshuti zawe uzigira umunyabibazo izidafite umumaro zizijyana. Ako kantu tukavugaho gato. Uramutse ufite nk'ibibazo wamugana, ese urirebye neza ubona inshuti ufite mwagumana cyangwa nizo kuza biryoshye zamara kubiha zigata zigenda. Abantu benshi cyane dukunze kugira inshuti ukavuga ngo ni inshuti dufite kandi ntago tuzi neza inshuti dufite ngo ni izanyazo cyangwa ntago ari izanyazo. Bisaba kureba cyane kugira ngo tumenye ngo ese koko inshuti dufite ni izanyazo. Ikibazo cya kabiri, abantu baraza bakagenda, yego, n'abandi bakongera bakagenda. Ikibazo ninde? Ikibazo niwe wasigaranye iki madame cyangwa musore? Ntabyo nta kibazo. Abantu mwese twabanye rero nizere ko mumeze neza. Zanjye ikiganiro cyanyu soreje ahangaha. Tuzagaruka ejo muri studio za Ibyuya family tubizeza yuko televiziyo yacu igomba gukora bidatinze, mukazajya mutureba mu majwi ndetse no mu mashusho. Ni Irene kuri Ibyuya family TV show. Subscribe ubundi tukagumana tukagendana neza 5 kuri 5. Ciao, God bless you.